alongside Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena. Manchester Ekipe ya Manchester ni ekipe ushaka kuba ni migabane so ni ekipe tujye gutangira iyi season twavuga ati ni ekipe ifite umutoza mwiza bamwongeje n'ibyo bamuhaye indi contract mu bantu bambwiye ngo igikombe nyine cyasunitse ko bagira bamwongeza amasezerano FA Cup yatwatsinze Man City kandi koko byanumvikana ako se iyi Man U umutoza ushinjwa gupanga ekipe nabi imani kuko ni umutoza wapanze ekipe na cyane ya Man U n'ubundi gifite karite iri hasi nkuko byavuzwe muri last season. Man U ntabwo itananye njya muri byinshi cyane hato hatagira n'untera n'imijugujugu Manchester muri make ni new project nyine tu bari kuri fondation nta kiraba abakinnyi ntabwo nabanga benshi ni bashya ariko harimo injections nshyashya amazira uri gukina kuri kabiri kuri atako Zilkize uri kujyamo Casemiro bari gushaka umudroping off igihe babinjije ugarite iracyarimo utuntu twinshi rero muri Premier League iyo uhuye n'agakipe kihuta hari akavuga ati byibura ndebe ko nabona amanota 3 kari home gafite abafana bari kugapusa ereri wakora yari yose urabizira tu United ntabwo navuga ngo umutoza ngabakinnye still nko wari ukomeje gukora kuri Chelsea nayo ni ibintu bikira aho ngaho tugomba guhereza igihe sina blaming umuntu twazirikize Hojland ari mu mvune n'abapeti bose bakwiye guhabwa igihe bakabanza bakaduprovinga twareka ko ari ikirimo wo Rashford niwe ngeraho nkavuga ati wapi nkamugaya nkanamudutaho uyu myaka ifite nako twakwiye kuba tukimubara nk'umwana cyangwa se umuntu ukora ikosa akihanganirwa tu sobanukiwe uyagakwiye kuba delivering kuri level yetu rero kuba hakirimo ibintu byose byakavuyo tu nyaka ko United iyi sezo bagiye kuyikoresha bareba kuko ntiyamanuka icyo ni icyambere bagiye kurwana bona Big 4 ariko ku makipe manini bakikamata home games bari OT bakikamata bakareba ko babona amanota 3 bajya ku bindi bibuga bakagerageza gupusa abakinnyi bamenyera Premier League izo transfer nshya zizamo banareba bo kuza dropping asezita nibwo none nahitavuga ati United twagira itokireba tu naho Saji Mazie nani biraho nyine ntacyo niteze gitandukanye n'icyo ari gukora kandi nta none arenganya rwose ikintu nibaza noza Jordan Sancho umukino ku droppingwa kuri match of course byaranze Sancho muri Man U yayifashije Sancho ku kibikwira kibyanga muri Man U akagisoka tugahita tubona impact agize kuri equipe muri Dortmund man hari ukuntu mu buzima hari ukuntu umuntu n'ahantu bidakorana tu kandi kwiyoma buriya yasi byiza ukaba wagerageza ikintu pe unashoboye ariko bagufata bagushyira mu nshingano runaka neza bikanga ukabona umuntu n'ahantu ntibikunda tu rero environment ya Manchester United simbona ari ya Jadon Sancho ajya handi agerageza United side inama United yuko iri kuri Sancho of course bahubwo sinzi kiri kubatinze ariko nabo barabizi tu Sancho ntabwo ari mu bibari cyambere y'umutoza ni muto kuri project bari gukora yabatanije imyaka 25 kumanura gutyo ndetse no kuzamura ariko utarengeje cyane ariko igihe kuba winga bahari man simbona kuri Amadi Diallo Garnacho Rashid kwanga nta ndi kuvuga ati iyi season ntacyo approvinze cyane ntacyo akoze numwe kutaba mu dropping babakuremo bazanemo abandi nyine ibe new project tu ntaga tware nawe nibyanga barekure bose expecting ko Amadi Diallo aramishe no sezo cyangwa baramutiza mu ya sofa hageze ntago ari umukinnyi mubi we na Garnacho na Anthony igihe yaba yagarutse ameze neza bazigenda bahererekanya nyine n'umukinnyi muto tunota ari kubona na Turiya nakomeza sunike mu minsi iri imbere ashobora kuza kwicara bitewe n'abandi bahari bamupushinze igihe badapushinze Man yabigize amahirwe yo kundi muhinga mushya uri kuri level nyine
utanga cyangwa se ugira icyo atanga nkuko tubona za ba Foden muri City baje, ba Oscar Bobo bari kuza nubwo yagize akabazo k'imvune, abantu bato nka ba Elliot muri Liverpool, nyine abakinnyi nk'aba ngabo tu. So ukurikije uko ubona Manchester uravuga uti ifite iki none se wenda njye yinsarifiza n'aya makipe yandi uri kuvuga ngo muri Big Four izatana Big Four uvuze Swad ya Mane n'ama ekipe yakwikuza muri Big Four yandi atatu Liverpool, Arsenal na Man City. Ariko tuteranyaho Chelsea na Spurs mu yindi myanya. Iyi Mane uko bwiri capable. Reka ni mpamvu nyishyizemo ntabwo reka izo zose uvuze nyinshi zirwanganira igikombe uretse ko turi kubarebyire wenda ariko United impamvu mvuze ati igomba guhatana Big Four, that's the big prize ko bagaragara muri Champions League. Igihe batajya muri izi league ni ukudropinga standards, sibyo? Mu bijyanye n'ubucuruzi brand y'ikipe biri guta agaciro, icyo ni ikintu bagomba gupusa kuko bagerayo, niyo prize rero bazabirukana. Kandi ikindi mpamvu nyishyizemo bro, turi kuvuga Manchester United utayubaha ukanga uyifata nka Bournemouth, nyine ni Manchester United tu shagura ni Arsenal turi kuvuga sasa Man City yabitweretse seze izigora tu. Rero twibwe ko turi kugana ni Manchester United tu, izina ryaryo ubwaryo ryo ryakora. Saravuga uti ni Manchester tureke kwijya Bournemouth, twanze kujya Bournemouth ko iri kubyigira. Sawa ikintu nibazaga tujya gutangira gutangira ino season iyo bita Liverpool bita Arne Slot announcingwa na Noza na Jurgen Klopp. No mutoza nyine udafite ibigwi byinshi mwari witezwe muri Liverpool, ariko nyuma yo kuza muri Liverpool nawe ari gutsinda, bose bari gutsinda mu njyana imwe na Arsenal. Ngiye ndi kubona Liverpool iri kugenda kimwe na Arsenal, ariko ni Liverpool nakiriza ko ifite abakinnyi bashaka kuba bamaze igihe baziranye, nyine bafite connection kwa kundi aho yagize itagira n'iki Liverpool hawose bikombe. Iyi Liverpool abimeze bite? Liverpool nyiko majeho gake. Liverpool ayo makipe yose uvuzane Man U na Chelsea twakomojeho hari akantu ijya guhuza nazo. Liverpool nako Manchester City na Arsenal hari n'akantu ijya guhuza nazo. Ubwo muri make iri in between izo kipe ukarenya. Iri ntambwe imwe nyuma Man City na Arsenal ari byo kuvuga tumutoza ni mushya, urumva basa nkaho batangiye ikindi kiragano gishya nyuma y'igenda rya Klopp, bandika andi mateka. Iyo niyo ntambwe imwe bari nyuma y'ayo makipe abiri yandi ari gupuza ku gikombe. Hanyuma za Manchester United na Chelsea iri step imwe imbere yazo, ariko ntiri kure yazo nayo, kuko nyine urumva ibintu bisa nkaho ari bishya. Regi umutoza yaje bisa nkaho miliyo yose bigiye guhinduka, ariko hakazamo andi mahirwe agira ati Liverpool kuri amakipe yandi twagiye tubana uko umutoza agiye hahindagurika abakinnyi ibintu byinshi cyane, ukabona nkaho hari change igaragara nyine. Ariko muri Liverpool umutoza gusa na coaching staff byonyine. None ahandi mahirwe mvuga ati bari inyuma hagati ya Arsenal na Man City, umutoza uje nta kinyurano kigari ndi kubona n'uwari ugiye. Tugendeye kuri character, tactics, kubyo abwira abakinnyi, ndetse n'abakinnyi bamwe bari kuvuga ati ahubwo hari increase no kubana n'abakinnyi bamwe bakaba batari na increase, ari ikintu rushaho kuri opo gatoya. Shuwase buriya nawe ukaba nyine nagaruko nkurikije uko agenda mubonye umutoza wafashe ikipe nka Feyenoord akayihesha igikombe muri shampiyona yo mu Holland, nubwo amakipe yose ya dropinze standards zayo, Ajax ndetse na PSV. Ni umugabo bavuga ko ari character ajya guzana na Jurgen Klopp ya man management tu, imibane n'abakinnyi, kugira iyo aura, kuba adatinya kuganira nyine ukabibona ibintu ari real. Ni umugabo uhagarara ku mahame ya character, urumva, na values. Ariko noneho hakaza kandi kanaro kunavuga ati ubundi hari aspects ebyiri z'abatoza tu. Hari umuntu ugupushinga akakubwira gukora ikintu niyo waba utagishoboye, ariko ukuntu ari kukubwira ati kora, akakubonamo ubushobozi bwa ati gikore bikarangira ugikoze. Iyo niyo ka Klopp yararimo, urumva. Arne Slot noneho we hari akandi kantu, hari abantu noneho ukubwira ati kora ikintu mubonamo ubushobozi, ariko akanakwereka ukuntu uri bugikore tu. Ko Klopp avugaga ko hari umwungiriza witwaga Pep Lingers
nawe wagiye gutoza muri Salzburg nk'umutoza mukuru, bivuga ko ariwe wari inyuma y'ibintu byose bya tactique tu. Klopp and then akaza nka motivator nyine nka head coach byose, ariko abapusa kuri cya kintu abwira ati wowe Trent, wowe Virgil, wowe Gini Wijnaldum, wowe Fabinho ni n'ababora pe, ariko ari ikintu mbabonamo kandi mwagikora, mwatera Champions League, mwatera Premier League bakabikora. Arne Slot akaza akanovuga ati anabere kuko byakorwa nyine. Hariho abantu nka ba Gravenberch benshi bashidikanyagaho, tugiye kubona hari icyo bakora mu gake gake. Dutegereze nyine, nawe ni bishya cyane, nuko uzategereza tukareba ikintu nyine kiri back mu bikapu bye kabisa. Nayo ni ikipe nyine isa nkaho itangiye, ariko bihabanye cyane n'ibya Man U na Chelsea. Inyuma gato ya Arsenal na Man City next season baramwumva nagira injection ebyiri akora, nayo yitayemo agiye kwikoresha areba se nabaye abakinnyi nyine nzakomezanya nabo se zitaha nize mbaraga nakongeramo nte nabonye ibyiho. Okay, iyo ni Liverpool. Hanyuma hari ekipe imikinire ntijya ihinduka, abakinnyi bashobora no guhinduka. Ekipe ishobora gutakaza Mahrez, ekipe ishobora gutakaza Raheem Sterling, ukajyana n'icyabaye ukajya kubona ukabona aje mu kinga nka Savinya, ushobora gukina imikino neza ukabona uvuga ati ni Mahrez wagarutse. Ni ekipe ishobora kwinjizamo Doku akaza agahindura ibintu mu mikino ya nyuma ya shampiyona akitwara neza, nyine agaha Man City akayongerera imbaraga mu mikino ya nyuma ya shampiyona y'umwaka ushize igatwara igikombe. Ni ekipe izana umukinnyi nka Kovacic muri Chelsea. Ni ekipe yindi igenda ikora transfer zigiye zitandukanye zitunguranye, ariko zikabyara ngira ngo na transfer ifite ya Flopinho ukayikunda ukamukinnyi nka Gundogan aragiye ariko aragarutse mu buryo butunguranye. So ni Man City ifite n'umutoza mwiza. Ni Man City imaze kubera imyaka myinshi imaze kwinjirwamo n'ikintu cyo kuwininga nyine ku buryo bafite imbaraga zo kwiringa ahantu hose barwanira ibikombe. Kuba ni Man City agicika imba, ubona ama ekipe atwara ibikombe agatanya ngo barananiwe, ngo bagize gute, ngo barabitwaye byose, ngo bagize gute, ngo bamane, ngo bavuye muri Liverpool. Ariko ni Man City ubona abakinnyi barimo baracyafite inyota. So ni Man City ubona gute iyi season yo ni n'ubundi ihora ari contender ku gikombe. Ariko ni Man City ukurikije no kumaze kwibona mu mikino ishize, yahuye na Chelsea ku mukino wa mbere, ejo yahuye na Ipswich. So ni Man City twavuga gute muri shampiyona nibwo igitanya nuko City icyambere ngomba kuyivugaho kizwi na bose, iki gikombe ni icyayo nyine, ntacyo tuni cya gatanu. Umufana wa Arsenal, umufana wari wese bibabaza asubire agenda rira yiyorose nyine yiyakira nta kundi. Iki kipe ni igikoko kiradomina kabisa. Iki gikombe nubwo tugiye guhatana cya City ko byagenda kose izagitwara. Umbajije neza irusha icyandi makipe. The difference iri hagati ya Man City n'andi makipe yose ku buryo nishaka kuba successful iri kwisanisha nayo ni management na structure ya project, mu buryo buba ari modernized, abandi bakiri ari kayike. Iri hafi ya Man City ni iyihe mu bijyanye n'iki? Iri hafi nyine muri success iri kugera kwiza kuyipusa ni Arsenal, nayo yaragiye igerageza kwisanisha na City. Aho turi kubona umuntu witwa Mikel Arteta buri step yose ari gukora bari kuvuga ati ni copy paste y'ibyo Guardiola yakoze. Management ya equipe Edu Gaspar ibyo ari gukora naho bitandukanye n'ibyabatsiki cyangwa se ba Ferran Soriano neza. Nyine structure ya City niyo yandi makipe ari kwiga ubu ngubu, aho izatinze nka Man U ziri kubyiga ubu ngubu ziri kubi babariramo mu myaka iri imbere. Structure nasobanura uti uburyo Man City ize ari equipe yabuze Champions League ikayigerageza ikagera final, ikagerageza ko bikarangira idacitse intege ikayibona Premier League igatwara champion igakora uduhiga vuba ati champion nayo reka yitware nyihaga nubwo itarayihaga kuvuga ko no mwaka ishaka kuza kubitwara. Structure ngiye kwigarukaho kandi ndaba ngiye mu bintu byinshi cyane, ariko ngiye kugerageza nkanyuremo gato nihutse, sibyo? Hari uburyo ikintu kiba kiri modernized, nk'urugero nk'imodoka, nkubajije ngo nk'imodoka iri modern itandukanye n'imodoka iri archaic cyangwa se outdated, nk'ibintu washingiraho ni nk'ibiki? Uburyo ikozemo biri electronic nka mbere nk'ikintu cyoroshye kubanura ikirahure ukaraga ikindi ugakanda buto kikizama.
cyangwa n'ibindi byose bigiye birimo imbere nyine bituma imodoka igaragara byoroshya ubuzima muri make byinshi birikoresha tu icyo ukora ni ugukoraho gusa ibindi bikikoresha nuko rero wasanga Manchester United ifite aba owner abakire bayo bashoramo amafaranga ari n'aba decision makers ugasanga hari umuntu umwe witwa Sir Alex Ferguson ibindi byose biri ku mugongo izindi nshingano wenda adafite no kwanga abakinnyi barahembwa uti ariko wasangaga nadininga kugeza ku giciro cy'amafaranga bari bwishyura umukinnyi kabwe tuwapuri bari kuduhenda wapi Arsene Wenger muri Arsenal ibintu byagiye bavuga ati igihe twari tugiye kugura uyu mukinnyi ariko Wenger akavuga ati wapi ngo bari kuduhenda moye muretse umutoza ugasanga yavuye kugutoza mu kibuga ari ku managing ibyo hanze y'ikibuga imibanire y'abakinnyi kuri ba Wayne Rooney ba Sir Alex Ferguson bagiye bimvorovingwa muri ibyo bintu sibyo ugasanga buri kantu kose gasabwa kugwafatwa y'icyemezo umutoza arajya kubijyamo then Manchester City iraza iravuga ati hari aba owner Sheikh Mansour ni nyiri kipe tu ariko ntago afite umwanya wo kuza kujya muri izo zagara zose aha yani umuntu witwa Ferran Soriano nka CEO araza aravuga ati noneho niwe Chief Executive Officer ushinzwe ibintu byose ku mutwe we ariko nawe hari ibintu atajya kujyamo byo kuvuga ngo ndajya kuvuga ngo uyu mukinnyi amasezerano ye bigeze gutya iki hari umuntu nzitwa Tsiki twakoranye muri Barcelona yaza kambera technical director sibyo ashinzwe ibintu byose bya technique ku implementing imikinire turagendera kuki academy zacu structure yose nyine ikagenda gutyo and then na sporting director Ferran Soriano yari nka sporting director na CEO gutyo byose bigenda bihererekanya tu hagenda haziramo nabandi bantu and then bakavuga ati ibyo byose turabikoze hari umuntu ujya mu transfers hari u implementing ikintu hano dukeneye gukina ihe mikinire none bagahita bicara akavuga ati ko dukeneye gukina ibintu umuntu waza kubidutoza neza ninde bakalenga utamazina menshi ba Mancini bakaza bakanyura bigasa nk'ibigoranye bande nabande kugeza igihe baboneye ko umuntu twa Pep Guardiola uri mu ikipe ya Bayern niwe muntu waza neza akabahereza icyo bo bashaka pana wicyo ashaka ariko ahubwo wicyo bashaka sibyo ari cyo bunamaza abo bita ba Edu Gaspar muri Arsenal nawe yicaye akavuga ati aba bagabo bagiye baca hano ba Unai Emery wapi ntago ari bo baduha icyo twe dushaka ntago bari kuduha icyo dushaka nubwo bo hari ibyo bashaka tumuntu waduha icyo dushaka no bita Arteta karangira bavuga ati nimba dukeneye ikipe ipossessinga muri ubu buryo umutoza wumva uko dukeneye ikipe ikina attacking football defense tumeze gutya nyine structure cyangwa se eka mvuge nka navuga ngo imikinire ya ikipe tu hagati ya directeur technique Arsenal nawe nanuza ndaje mbere no Arsenal n'umutoza no Arsenal nako ni kuko yari technical director mbere Edu Gaspar ahubwo ari mu bantu b'influences kugira ngo bahayaringe umuntu witwa Mikel Arteta kuko bari banaziranye bose banakina Arsenal and then araza amurengera out project aramubwira ati twe dukeneye iki uri tayari kwa lininga dukora umushinga ari cyo ngo abafana bose ba Arsenal babaye ati nta wabisenya ndeba ubu bikintu bicaye no kuca bagategeza akavuga ati our time will come nkuko City byagenze natwe turi kubona ibintu byose biri ku murongo nta munyamakuru bo ku influence ngakubwire ngo Arsenal ngo mwe umufana wese aricaye arabyize kuko biragaragara ari kubona ko ibintu byabo biri ku murongo tu nico rero na za Manchester zagiye zirakinga aho Sajima kiza yese avuga ati ngiye mume igisate cya sport mu mikinire hari ibiri ku kibuga technical sector ahita avuga ati mbere y'ibindi bintu byose Manchester United ngwe kubanza kuzana sporting director sibyo Dan Ashworth technical director Dan Ashworth sporting director Wilcox kuva mu ikipe ya Bournemouth Southampton imwe muri iyo ngiyo urumva ko dukeneye CEO bajya muri Manchester City Omar Barada baramuzanye gutyo bari kugenda birefera nyine ku byo Manchester City yabatanze ari ya structure management ya equipe ibindi biritwara kujya Ten Hag wazasigara avuga ati aratoze ese Ten Hag nimba tutabona aduhereza ibyo twe dushaka gukina no muri Manchester United ni total football ni counter attacking football gegen pressing ni cye bashaka nawe batoza ku isi babikora ibyo bintu
bakareba hari company hari na Griezmann Hans Flick indi bakaba bati uyu niwe wabikora bakamwaprochinga nawe akaza muri project nk'uko abakinnyi barekritwa akaba ari kumutoza pana umutoza kuza bakaza ku implementing ibintu we mu mutwe we kandi nyine ibyo bintu bigoye tu ikipe iguma muri icyo cyuka muri Nyaza akagura abakinnyi be bikabira failinze hakaba haje n'ubwo nawe yaramaze gusimbura ba Moyes nawe yarazanye ibye bikanga mpaka akavuyo kaba kageze hanga ako yakize tubati mu myaka iri imbere bizaza urambaje kuri se turumva ibintu byose tunyemuragura se bijyana ne wenda mbere kwitugaruka kuri City wa garantisa gute abafana ba Manchester City se Man U nsubije kuri Man U aho gato garantisa abafana ba Man U uburyo equipe yabo iyo structure iri kwigana Man City na Arsenal igiye kuimprovinga bikaba byayiha success mu myaka nk'ibiri iri imbere hanyuma mbwira Arsenal nayo iyo structure yakurikije yanamaze kwinjiramo in case ya buri gikombe muri uyu mwaka ikaba yaferinga no muri Iburayi nagarese neza dropping down niza failinze se okay mere kuri Manchester United iyo structure ya Manchester United nako ya Manchester City tuvuze yahereye 2008 ikipe ikigurwa nibwo yatangiye ya Man City igikombe cya mbere bagitwara 2012 baburetse urumva kugeza aho bageze nyine nagiye garuka kuri ba match bagiye baza ba Pellegrini kugeza aho bageze noneho nyine baravuga ati undi muntu waza kuduha iki kintu ninde ni Pep Guardiola yari gameje ko niburayi bagira dominate of course nyine ibintu byose ni process academic abo nibwo gatajya ku producing ariko bari baragashoyemo bakigura bayishoyemo miliyoni 200 mu kubaza kubaka academy yabo ubimaze kuduhereza abakinnyi benshi bagiye bakomeye abo ba Sancho bagiye ugarukaho ba Palma ba Phil Foden ba Oscar Bobo inde Rico Lewis ba Frimpong muri Leverkusen ni products academy ka Manchester City urumva rero ibyo byose n'undi biri muri ya structure tu kumvisha ko na Manchester United bata academy kacu ntago kaci releasinga impano bagomba kubikoraho nabyo ni ibintu Sajima azakoraho rero United yo nibwo kickstartinze project ubu rero umufana wa Man wakicara akavuga ngo iyi sezita no bro nyine nkuko umuntu avuga ati amafaranga ashobora gukora tu ukavuga tugiye kuzamura inzu hariya urumva ya floor 3 uhera kuri fondation ntabwo itushyiraho block cement cyangwa amatafari ku kanya urategereza fondation kuma nubwo amatafari waba uyafite uko byagenda kose fondation yakuma ukabona gushyiraho ibikuta ntabwo itutera irangi ako kanya straight utegereza ko nyine bibanza bigafata ugashyiraho ibindi bisanzwe ku ruhande ibipande ugashyiraho n'akarange amabati akagenda ajyaho ufite amafaranga ntabwo wahituza ngo bitereke gutyo ushaka kubishyiraho n'ubundi imvura yagoye igahita bigwa hasi kuko bitaruma gutyo rero United nabo bagomba kugira patience bagategereza ariyo Arsenal bitaga trust the process byatangiye na 19 bikaba bibageje 2024 na 5 nta gikombe ariko believing akisezo byibura aribwo bagiye gutangira kurya ku matunda paka na sezita rero kuri City aho yitinyira nyine ahantu itomva kintu byabo birenze niba abantu bicara bakaba bamaze gukubita match ebyiri za sezo aho dutangiriye umuntu witwa Kyle Walker John Stones batari muri defense haro bita ba Vadio na Rodri ntagaraza ibaze nyine ikipe iburi izo reme 3 ikadropi nako ikaderivaringa kuri izi stade na Alvarez yaragiye ikipe Gundogan Mediane bafite abantu nka ba Kovacic wamaze kwisangamo biri kuza Matheus Nunes bitaraza neza Rodri nari nkomojeho bakabongeyemo na Gundogan aje ba Bernardo hafo bahari bakabakiri kuza bajya gushaka umwataka amakipe se dukarabe barumwimbaje namuga ati ese Arsenal ibuze igikombe ntago project yabifeirinze ishwi haraho bigera ukaba uri muri race n'umuntu urumva ukaba watanze ibyawe byose bishoboka bora wa correctinze mistakes zawe zose ariko uwo muhanganye bikaba ikibazo tu akakurusha rero no ahita hazira umukoro kuri Arteta bavuga ati iyo ushaka ikintu ugihangana n'usanzwe ugifite sibyo ntago waba hano ubabajwe nuko mfite iki ngiki ngo nawe nyine uvuga ati ngo kiriya kintu uragishaka cyane gerageza ushaka uburyo ukinyaka nyine kibi cyawe rero ubu Arsenal umukoro ifite no gukubita match zose none ikarenzaho no kwisindira Man City sezishize barabitweretse ko babishobora
naho ibindi bitari ibyo igikombe City nyine kijye mu bindi cya gatanu kikurikiranyije. Igaruke finale gutya buri gikombe ntabwo byayica intege. Never. Ko project yabo itari Ntabwo yafe kandi nkubwiye ko abantu bose tuba tubireba ukabona ko ntacyo batakoze aho ariko sana abafana ntabwo bazaba disappointed. kandi kukubwira abafana bayo ubu ngubu bicara akavuga ati nta wabisenya ndeba kuko barabizi ko project yabo igeze aharyoshye bakwiye gutangira gusarura ubwo myumvire tuyitege ku bafana ba Manchester n'aba Chelsea rega bitwarire rimwe. Chelsea se bwana ifite structure nk'iyo ngiyo True nabo okay modo yawe itsa nk'ihabanyemo n'izo ngizo ariko still n'ubundi byose kuko ari muri miri imwe nabo nicyo kintu bashaka kujyamo tu uretse ko byo bidapika cyane cyane nk'ayo makipe yandi atatwaye tugaritseho na Liverpool still rega n'uwo mujyi imwe irimo ikinibaza ya structure ya Man City kuko ni ibintu bapanze avuga ati umutoza gutya na gutya na gutya cyane bale nimba twagendanye neza 2008 Sheikh Mansour yashoye amafaranga muri Manchester City barasunika ariko baravuga ati dukeneye ikintu gihabanye n'ibi ngibi turi kubona kujya tudomine muri uyu mujyi wa Manchester United nako yawo Manchester muri iyo noze kujya igite igera ku muzi rega mbere yuko azamo wibuke ko na Premier League bari barayitwaye ingahe se si 2012 bayitwaye nabwo ari mu Arsenal imira 2012 and then ahubwo se 2014 Aguero moment nayo na 14 ndumva aribo bagitwaye nimba nibeshye City Guardiola ubwo amaze gutwara hafi mbanze ari gushaka ya gatanu kandi ari izindi ebyiri yatwaye ashaka kuba afite nk'esheshatu cyangwa zirindwi ubwe ku giti cye urumva oya n'ubu baracyabitwara rero Guardiola nawe ukuntu byagenze nk'uko tuvuga ati Arsenal turi kuyibona ikeneyemo mu mediateur uza gufasha igihe Pata dahari Declan Rice igihe yavunitse igihe dahari akaba yafasha akaba bakongeramo nk'uriya musore bakoye muri Sociedad akazamo nka injection nshya nyine ahantu babona hari icyuho nuko Guardiola nawe ya approachinzwe ntabwo yaze ngo implementing ibyo hari ibiri implemented ahubwo baravuga ati umuntu waza akadeliveringa akagendera mu mujyo dushaka wibi dushaka ninde and then ba approaching Guardiola bamweretse project muri Bayern yari ameze neza nyine nawe araza ariko ntago ari ujya kubagaininga ntago nawe nyine kuko bazi icyo ashaka I mean uruhara aragomba kurugira of course ariko uwo bita Tsiki Bergristan no bita Ferran Soriano niwe bicara kuko nyene bazi icyo bimplementing baravuga ati umukinnyi dukeneye wagwa muri iki kintu ntago Savinho ari Guardiola avuze ngo agiye kumushaka ahubwo City Football Group kuva mu Bufaransa muri Troyes bajya muri Girona nayo iri muri City Football Group urumva na amakipe abiri n'ubundi muri City baravuga ati yageze kuri level yaza kudelivaringa ikipe ya Manchester City nkuru abajuku so nukuvuga ngo niba projet imeze gutyo umutoza aravuga ngo ngenyeneye abakina bakina gutya none abo bandi bo most of the times abo bandi babibona mbere yuko nabo babibona we baravuga ati nyeneye aba dufite abakina mizuko then bakamuga ati dufite project imeze gutya na wara understanding babibona bavuga ati uyu n'uyu ko naho harya avuga ati kuba Gundogan nagarutse ndabyishime ukumva wagira ngo nagare wakoze contacts kumbe batsike bavuze ati yego ufite n'iki imikino ibaye myinshi Premier Champions League format yarahindutse imikino ubigiye kwiyongera biye myinshi cyane no gukina weekends no mu mibyizi weekend mu mibyizi swad zirakenewe nyine tubagahita barekura ko bati ikipe yacu ikeneye izindi income ko ni nawe rega bishyura amafaranga tu rero niba yahita kubagayene nese ubwo Guardiola yavuga ati wavuga ngo Guardiola niwe waciye akenge ko kujya gushaka Julian Alvarez muri Amerika muri Argentina ariko bita Omar Berada ikipe ya Manchester United yamaze kwibikaho nka CEO niwe wakoze iyo connection afite y'abantu afite connections kabati muri Argentina hari umukinnyi mfite batsiki bagahita bamurebaho amafaranga Ferran Soriano nawe agahita ziramo tuyishyura ngahe igihe kingana iki bagahita bazana product tukaba turatungutuye bati uyu we ni gati cyavuye doka kabaje gutyo hari abandi bantu babirebye ntago nyine Guardiola afite uwo mwanya wo kujya muri ibyo byose rero nibyo bizaruhuro bitenzo Maresca batenhaga cyane abandi bazaba barabasimbuye nabakazi kabo karakozwe na Badan Ashworth na ba Wilcox gutyo no administration ya Manchester
uburyo nyine bubatse staff yabo uburyo bubatse nibwo bari kubaka fondasiyo nibwo iki baracyari kubaka. nibwo nyine bigitangira ni ibintu si ngombwa bashobora kubaka n'undi bagasanga umutoza nagafite nabo reka kubamusiga byarashobora ko bamusunika ariko baravuze ko aribwo tugitangira tudahubuka reka tube tumuretse we never know kuko nibyo bibwira ko bashaka babona ko yabitanga rero baravuga ati tumuhereze iyi sezo turebe ko hari ikirimo igihe tuzabona nta kirimo Ten Hag nawe ni umugenzi nk'abandi yagenda cyangwa akaza twavuga ku cyo bita Premier League so mukora icyo bita subscribe nta kuntu mutabikunda dore abamaze kubasesengurira Manchester ahubwo Manchester yitaye ibishaka so mukore subscribe mukore icyo bita ikindi ni igiki wenda kandi wakazongera ngo byo ariko akazongera akaza so mukore subscribe so tukomeze tubane mu cyo bita utazabikunda ugakomeza gusubscribinga rimwe tuba twarya appreciating so ijambo rimwe ku bafana bawo Triple Sports Arena mwabikunze mukomeze mutwereke support kabisa natwe biratwanze so musubscribing dufite abo tubihereza man iyo mibare izamuke imibare igenda izamuka so then we keep pushing us so thanks Musa, Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena.